Reka nshimire wowe wakoze subscribe kuri channel yacu, reka nshimire wowe ukunda filime Umwari series. Mukomeze mukore subscribe ubundi tugeze ku 100,000. Ariko nabazariye indi filime cyashya. Aya basiya. Rebe, hakuno muri quartier intambara zavutse do. Tatavuza ngo musohoze. Zana hano. Gasasira muramuzi. Numuhitinzi muri quartier. Nasohoka Baramuzi ndamushaka. Bamurebera ku rutugu wowe nde umushaka. Ucezereza kare. Iryo wabiryana pe. Wabiryana gute? Wangiriye imwe ko ndi imfubyi. Gutwita byo nago birimo. Utazabihonda mukanene. Kare. Kandi muzima. Nukuri banje ndi muzima ko ndi imfubyi sinushaka. Bamwicishije icupa. Papa yari yicishije icupa mama. Urebe. Kumbwira ngo nkamwime ibintu. Je mwime bwombo. Ukamwima. Anyisha. Iyambaga yansiramura nta kinya yahita nyica. Menya ko ari we nzabyara. Sha mwana. Umunsi nari gusiba. Imbaraga nari kuzikoramo ibiraha kabisa. Kamako Ruvi. Hako na ruwatahutse. Menya yarahukanya kaburujya kumucyura. Imana ibahe umugisha kandi turabakunda cyane. Tuba Kigali mu mazama. Itangaje. Nomero aho ntani ziyo. Ajyago ninjira ngaha. Wewe wafasha da. Muraho neza. Muraho neza. Usohoka wakwa kubufasha ntacyo wamufasha. Se kuvuga ngo wajya muri kuri radio bite? Oya. Kumvuga ko nubyiteho aho gita kubyo nkubwira. Ushaka? Dore mvuye aho bita Kimisagara. Ndazengurutse ahanganira ngo bahita wiki. Ugiye he ahubwo? Bandangiye ngo ku gipangu cya 9. Ndabona 11. Nkabona 13. Aho nta nimero zibaho. Nkabona 14. 9 nayibuze. Abantu b'i Kigali murinjiji ku buryo mutaze gukurikiranya imibare. Iyo mubavuye kuri rimwe bakajya kuri 2 ntibajya kuri 3. None 9 se barayibuze cyangwa nyiraho yarimutse n'icyapara kijyana. Kivuga gake. Kumva usukiranya amagambo ikibazo ziko gusoma. Babonye imibare 11 nkabonye 13. 9 wayibuze. Nayibuze da. Kose nazengutse. Dore mvuye pfo. Aho ugiye se ni kwande? Kugabo bita Birasa. Umugabo rwose ubona kashyitsi. Ni umugabo uhamye. Afite imbere rwose uramureba rwose ukibwira ko ari umugabo. Ntagashegera nkawe. Ariko wabukora iki? Birasa, rero twe tugiye gutaha dore umwari yatwirukana. Nibe nawe kara usengere none ndagenda njyahe kuko. Mbese ndagiye. Umuntu w'umwari sinzi ikintu yabaye Birasa. Aratwirukanye neza. Tubira wa mutwingingiye wenda we ko yakumva. Kandi nta n'ikintu twari dukoze. Ariko Ngero umwari ntabwo namurenganya nyine afite rezo pe. Afite ukuri. Ufite amakosa niyo mpamvu uri kuvuga ngo mfite amakosa kara. Natwe tujye twemera ko amakosa ahari. Muri kuvuga niki kiri gutuma mubivuga? Tabizi sanawe twakosheje iki wowe uri kuvuga amakosa arema. Mari nyine yabiruka. Mugende mufate ibikapu byanyu mutaye. Bira koko tugende nawe urabyemeje ko. None sojya mu nkora iki? Urumva ndi gukora iki koko? Nta kintu rwose nabihindura. Yarakaye yamitishijemo ngo nimitemo wagende cyangwa mwebwe mugende. Ngaho noneho namwe ubwanyu ni mu mpitiremo. Murumva muramutse mugiye kummitira mu mwahitamo iki? Oya birumvikana ariko nkawe nk'umugabo nyine wamutubwirira. Musobe abose turagenda kuko ubuse dukemuye iki? Uze n'ibibazo biri hano. Ikibazo wa mugani no kugenda umwara ameze kuriya yishyizemo umuntu ngo yanatwaye umwana. Ikibazo nuko bishyizemo ko watwaye umwana. Ariko ibyo byarabaye.
wowe nta kibazo bafite hano muri uru rugo. Mwese ari kunyirukana nzizi iki? Yarakaye afite umujinya n'uburakari, kandi uburakari afite burumvikana. Kandi ibintu byose ubona biri kuba muri uru rugo ni Karine biteje. Ese Karine biteje ate nanone? Kuba yagiye atavuze. Kuba yagiye atavuze. Ko nabyo nibyo. Umwari yabifashe nkaho njyewe na Karine turi ari ubugambanyi runaka turi gukora, kugeza ku rwego rw'uko ari gukeka ko noneho Karine yaba ari we watwaye n'uwo mwana. Ubwo se urumva ko ari ikibazo gikomeye. Gusa akaba yumva ko wamugambanira kandi uri umugabo we. None se ngo nkore iki koko? Uragira ngo nkore iki? Buri mwanya arimo arambwira ngo n'ubundi ngo umwana ni uwawe, ubundi akambwira ngo n'ubundi ngo umwana ngo ntabwo ari uwawe, ngo mbese yacanganyikiye mu buryo buhagije. Ubu ahubwo njyewe byanyobeye ikintu kiri buze kubaho. Reka rero tube twihisha ahantu hano mu cyumba wenda dukingirane, uburakari ntibuzashira tuzasohoka. Ibyo bintu numva bishoboka. Ngenda bahindura imfungwa muri uru rugo, ibyo bintu bibaho. Ntabwo byashoboka. Umwari yarakaye cyane kugeza n'ubwo ubu agiye kujya kuri polisi gutanga ikirego kugira ngo bakurikirane umwana we. Oya birambabarira rwose, mbabarira uhagarara ku mwanya ntajya kuri polisi birasa. Twavuze amagambo menshi niba yo kubaza akazi k'iwawe. Ngenda umwogosha. Koko urogosha? Yego. Wogosha abantu se cyangwa wogosha ingube nabonye zo bazikubita urwembe bakaziharura? Ngiye nogosha abantu umukwaferi. Uriyogosha? Oya baranyogosha mwana. Yaza gusanga wiyogosha rwose ari kuba wogosha nabi. Kubera kuko kogosha yarakuryagagwe ntiyakogoshe. Shingiye kuki? Shingiye ku nyogosho mbona. Urabona abasoso barayafashe bayegeza imbere. Kandi burya amasoso ni ikimenyetso cyiza cy'umuntu ukuze kiranga uruhara. Arufata akegera inyuma gato. Nkarya yanjye. Yabona tukameze. Ahubwo se urakibuka ikibazo washakaga kumbaza kubera amagambo menshi ufite? Yewe ntago ndwaye mu mutwe da. Ushaka kuntuka ngo nyite umusazi. Nubwo nkuyoboshe singusabye. Yewe akazi nkora karuta kawe. Urogosha yengura mu biro. Ibihe byose. Yengura mu biro rwose by'umugabo witwa Gakire. Gakire rwose afite ibiro ninjye ukora nkahariye mbafungurira. Oya genda fungurira ba. Twipa ku gipangu. Ukora ku gipangu ufungura ibipangu. Ariko si ibyo bisa. Kuko n'uwinjiye iyo atambwiye icyaje gukora ntabwo mukingurira da. Ahubwo se uwo mugabo waba umuzi ngo undangire? Umva ndumva uri kuvuga amagambo menshi, urakomeza yari imbere. Yego. Nurenga 11 urabona ko iya 11 iriya ni 10 urahita uhabona 9 riri hariya. Murakoze da. Ariko ujya uvuga neza ntabwo umuntu umugabo agira amagambo menshi. Amagambo menshi wagira ngo ufite ikindi kibazo. Oya da nta kibazo mfite da. Ariko ukabona asa nk'umusazi. Umusona ndibuze kugera ko mbona yarakaye. Oya mbaganda kwinginza umuhagarike, ubwo sinumva ibintu byawe bibaye gute hano. Njye namubwiye ko naramuka bikoze umwana ashobora kuzagira ikibazo. Uriya mwana n'ubundi genda bizi neza katari uwanjye. Umwana wanjye. None mwakumvisha ibyo ari kuvuga. Hawe Karara wakagumye kubona agenda rwose. Basi ariko se ubundi birasa ko iki Karara ati atakicara nawe umwari bo bakaganira ari babiri. Ubwo se umva bari buganire. Baraganira ngo yamubwire amubwire ibyo umwana. Nyina mubwire ko bajyanye umwana we bakajyana n'uwe. Ibyo biramufasha iki? Byibura nyina amenye yuko wamujyanye amenye n'ahari. Ariko nubwo utahaza ariko wabimubwira. Biravuze ngenda byubuje kandi biragaciro. Let's kumwereka. Ugiye kwegera umwana. Umubwire ko umwana ari we wamutwaye. Uretse twumvikana. Umubwire ko umwana ari we wamutwaye. Sibyo? Nurangiza amaze kumenya ko umwana ari we wamutwaye, umubwire n'impamvu umwana bamutwaye. Turi kugendana. Umubwire n'ingaruka zishobora kuba haramutse agiye kugira gute? Kumufata. Gutanga ikirego. Turi kugendana. Turi kugendana. Umwari yanyu. Buretse ibyo byose numara kubikora ibintu bindekere biraza gutuma umujinya afite ucururuka. Turi kubyumvira ngo iki? Ugiye kumubwira ko umwana ari we wamwibye ukamutwara. Numara kumubwira ko umwana ari wamwibye ukamutwara, arahita akubwira ati icara hasi usobanurire umubwire umwana wanjye ari hehe. Umusobanuro umubwire ko umwana utaza ahantu ari, umubwire ko banamutwaye bamaze gutwara umwana wawe. Turi kugenda. Urumva ko umwari nta nubwo ari bwemere kugenda.
ntabwo yabyemera ntabwo ari kugenda wakemeye yuko ugenda ahita atubwira ati mwicara aha nanone yes ese wowe ntubyumva kandi nuza kwitapagura ukavuga ibintu byinshi ukavuga n'ibitajyanye uraza kuza kugira gute kwikurura ishyano kandi umenye yuko ubufasha bwose ndi kuguha impamvu ndi kwihangana nkagenza ibintu gake icya mbere uriya mwana si uwanjye ni uwashema icya kabiri ni uburyo bwo kugira ngo umwana aze ari muzima ndetse n'umwana wawe nawe aze ari muzima turi kubyumvikanaho ngo yangena nabikubwiye kera ngo ubivuge sinabikubwiye kuva mbere hose ntasohotse hanze haguruka ugende umusange haguruka ugende umuvugishe yisize insenda noneho haguruka se ubu uri hano hafi uri kutureba oya yakaragenda rwose ni wowe wabigiyemo kuko ujya kubikora ntiwigeze unambwira kandi urabizi nanjye ibyo watumye bimba kugenda cya mu gikari dore caho ngaho dore umugeri imbere urira wibeshye umugeri imbere urira none se ngo umuhanda w'igitaka shagiye rwose ndumva ntari buhamenye nta motari wawe se ufite wenda usanzwe ugutwara wantwara akahangeza reka nakubwiye ko ngewe nshaka kujya gushaka Karine sinzi impamvu muba mumbuza kujya kumushaka kandi ngewe biri mu nyungu zanjye hari icyo nshaka kuvugana nawe wowe nshakira umumotari wawe umuhe nimero yanjye ampamagare anyobore ubundi ngewe ndamwishyura nta kibazo ariko ubundi ntabwo nakubwiye ngo nyishyure ndakubwira nabi bitewe n'ibibazo ngewe iyo umuntu ambajije ubusa musubiza ubundi urambaza icyo ugiye gushaka kwa Karine ibyo birakureba wowe handangira ibindi byihorera mereza nimero y'uwo mumotari mwihamagarire sawa mama umeze neza icyemezo nakubwiraga nafashe cyo kujya gushaka Karine kwa Gakire mbonye umuntu uhandangira agiye kunyohereza umumotari we aza mfata njyaneyo ndakwizera ko utajya utsindwa ku rugamba pe nariyemeje burya kugira ngo domina ntsindwe keretse amasasu yanshiranye naho igihe cyose ngifite amasasu nzarasa mpaka yakoze mama ni ukurugira ubwenge bwinshi nibaza n'ahantu bukura none se amaze ku isi ishani myinshi niyo mpamvu ngiye nkwikundira pe ntashobora kwinjira mo hagati mu migambi yawe umwanzuro wose ufashe ncisha make rwose nkawubaha rwose ibyo ni byo mba nshaka kumbwira ni nabyo mba nshaka kumva mu matwi yanjye naho ibindi byose ubumbwira mba numva urimo kundushya none se ma mbabarire nyine narakuruhije ariko nanjye maze kwiga ubwenge pe maze kumenya ubwenge maze gukura nagira ngo byibura ujye umfasha nanjye ngere byibura ku muhanda mbona uko wenda nkoresha n'inzara ngiye muri salo utagombeye erega n'aba bantu uzana aha ngaha ngo bankorere bashobora kudutanga mama bara ntabwo bazi amakuru yacu rati sinshaka ikintu kizica iperereza mbabarira unyikira ibyanjye umuntu nkuzanira ukora inzara ubazikora nabi azikora nabi none se yabibwirwa n'iki byacu ngo ajye kudutanga atatuvuye mukeretse umuntu burya niwe wibara inkuru iyo utibaza inkuru n'abandi ntibakubara none se ma ubu uzakomeza kunkingiranamo hano kuzagera reka ndangize ibibazo byanjye rati erega nta kintu navuga ariko rati abantu bazi ko ufunze niba kubona hanze bazavuga ko wafunguye ryari ndashaka kurambura amaguru nanjye ngakora jogging ngakora kugenda ugere ku gipangu wongere ugaruke ugende makeri wirukanke uryame wibarangure siporo ntuzaba uzikoze Shaka uziko kagakenya ngo ni matibori kagiye uvuze ngo iki ninje mu cyumba ndakabura ngashyize babare ego koma nanjye yaragiye uko muri kwigeresha wagira ngo ntabwo ari ibintu byataye shamana kuko ubwo urambye ko wamufunze
ko ninuza ko inzu wari wayifunze nta yaciye kwi yishe serire izina ry'Imana ntabwo ngiye mbishanu kano gakinya none se yishe serire bigenze bite ubu saciye ntabwo ngo ntabwo wari wafunze nababwiye nakubwiye rwose nabwiye ntiwasanga ari Mati bari babona afite urundi rufunguzo none se ko nasize mukingiranye kandi ko hariho grillage wambwira ko Mati yo bayaciye none ubu tubigenze gute tubigenze gutera Mana yanjye ibyo byacu biraturangiranye nta kintu byose birarangiye turapfuye baratwisha ubu kandi byandukunde Mati bo bagiye guhamagara kandi na kane nabimubwiye umva nkubwiye hamagara ntuza twiga umugabo wewe wamuhamagaye ahubwo reka mwereke hamagara duse wa mukobwa telefone iri ngo mpamagare duse telefone nzi ngo ntabwo zizara mu cyumba genda izana muhamagare duse urumva umubwire hamagare barenda bikiri maguru mashyashya uri kumva wowe amubwire ko uri kunyumva ko nuza amaturi namuhamagara atamubwira ko kwanza no kujya kwanza ababiretse kujya kwa Birasa ubwira baretse kujya kwa Birasa akuzi ko atagira ibyo byaba ari byiza nyine muhamagara kuko Mati bari kaseba nijye umfasha ahubwo none mbi kintu kubwira ubu kuva dusi ya amafaranga nuza Bahena bahenda bize undi yaciye mu kabara cyafata agacupa ntago yagenda unyuzana agafata agacupa hituhamagara duse urumva ahita hamagara ndi Bahena amubwira ati Nyamara nagarisha bari bye uti ntamubwira n'amagambo menshi ahubwo ati ya gahunda urugiye mu yihurire telefone vuba mana we ibintu turabikira gute vuba gira vuba ariko umva se mano wandangiye wa munambo we man je mfite umunambo uteye ubwoba iyi modoka yanjye ukuntu isigaye isa imodoka isa nk'iy'aba divorce wagira ngo mu divorce for sure se rero arimo arayipfubya byatanye nshaka kumuhindura pe ariko nta uzajyana muri cya kinambo njye uyikiza bonda yo guhuyinyanira ndaye guhuyinyanira n'ubundi ntabwo ndi busubire ku kazi ubwo turaza kubona handi mu It's okay. Uretse numve gahunda mfite sha. Hako nari. Oya zibaye byose ni mu rugo. Zibaye ari niza danje. Wanayikoresha nari bi. Ukaza kuyigarura nyine ubisonga. Okay. Nari. Ugahindura akamodoka mana ari birenze. Uraba. Iki gikoko cyawe se. Aha. None simeze bite. Fresh. Nari. Hayo ahubwo wembwira bimeze bite. Ubona ko mfite akamwenyu se ku maso. Iki kintu kiri ku ntangazo. Runaheruka gukunda umeze gutya kera cyane. Kera ariko umeze gutya utasinze. Ni zamani. Nahuye n'ubuzima bukomeye buryoshye. Nawe buri interesting. Bukomeye buryoshye. Byo ntago byambara. Man nagize experience itandukanye niyo nari mfite mu minsi yashize cyangwa se mu buzima bwanjye nabayeho kuvangana gutyo. Ndabivuga gute nyine urabona reba urukundo nkunda Monalisa. Ibaze ko nari naranze kuva ku izima mvuga nti tuzaryamana cyangwa se tuzakora ibikorwa by'abakundana ariko twamaze kubana nk'umugore n'umugabo. Ahuze ngo byaciyemo. No. Dareba umwana w'umukobwa impungenge mfite buryo nyine ndi gutekereza ibindi bitandukanye wenda nuko nari bimeze nabone ntamufatiranye ntabwo byabiryoshye. It's okay. Byarangiye turyamanye tu. Oh yes. Anzari nk'amasaha 5. Ako nyine sinzi nyine ako yeah it was good. Man, proud of you man. Birasato kurikira karara dore ushobora gusanga umwana amusutseho nk'amavuta. Ako disuze ko hanze. Amarwere gihangana warakubiswe pe bihagije. Ndacyanakubitwa ako wenda ubwo karara agiye nyine kuvuga ukuri wenda ntago bizasubira. Umwari noneho neza yawe
afite umujinya uteye ubwoba. none haranshinjije we kunanshinjije ngo ndagukunda koko nguki avuze nguki oya nsubiriramo numva gwe ngo mama rwera ngo mbona umugabo wanjye ngo agukunda ngo nza nkuterekera amaso koko ndavuga nti koko mu bintu nanatinyuka ntago natinyuka rwose gukunda umugabo ufite abana n'umugore. Rero reka mbwira umwari twabanye mu buzima butoroshye ndetse no kumushaka byari ibintu bimeze nk'impanuka. Umwari ntabwo ari umukobwa twahuye ngo dukundane, umwari namushatse bimeze nko ku ngufu turi kugendana. Umwari turabana, uyu munsi wa none namaze kumenya ko umwari ari umwana wa Dome, ngira ngo ibyo muranabizi. Umwari ni umwana wa Dome. Uyu munsi wa none umwari ntabwo ari hano muri uyu n'umugore wanjye. Umwari ari mu cyumba cye, nanjye ndi mu cyumba cyanjye. Rero umwari ahangayikishijwe n'umwana we ndetse ahangayikishijwe n'ibyo bibazo byose bya Dome. Ariko hari ikintu nshaka kugira ngo tuvuganeho. Wenda kubera ko ibyo bintu twigeze kubiganiraho unamfashe kubyumva. Latifa yakubwiye ko umwana wa Domina ngo yambaraga agashumi mu nda, ngo kandi ako gashumi yagakuyemo ikibazo mfite kirakira. None se ko papa w'umwari yaje ahangaha ibyo nabyo ngo bakabimubwira, ariko akanga agatsemba akavuga ko wabahaye amakuru yababeshye umwana wa Domina ari umwari. Byibura ngenda kugufasha kandi ibyo nanjye byampe mfasha kubyumva neza. Ari ukwizera Latifa no kwizera Rudoviko, ninde uri kuvugisha ukuri? Umwana wa Domina kuko n'uwo wambaye agashumi, cyangwa umwana wa Domina ni umwari? Birasa rwose si ukujyaho ngo nkubeshye pe. Uburyo Latifa yambwiye ibyo bintu afite agahinda, Latifa ugomba kumwizera kuri icyo kintu kuko ntago yambeshye pe. Uburyo yabimbwiyemo ntago yambeshye. Mbese nawe ubwawe uri kumva ko umwari ashobora kuba atari umwana wa Domina? Ntago ari we, cyangwa se akaba ari we akaba afite ako gashumi kereka niba warakamu. Mbese ntako wabonye ubundi wowe ntako urabona wenda afite umwari nta kintu na kimwe yambara mu nda, nta gashumi pe. Gusa ikibazo mwana, ikibazo nubwo nyine ku ruhande rumwe biryoshye. Ikibazo mama wanjye ndabona agiye ku ntego, kandi ni ibintu twe twaravuganye, ni ibintu twumvikanye. Ndabona agiye ku ntego. Uzi ko yazanye Kayiri mu rugo se? Mama we na Kayiri baraziranye se? Wait, mama wawe si undi murabana? Ibyo kubana wenda bubiretse, yazanye Kayiri mu rugo. Yes, mama turi kubana nyine muri iyi minsi, atari kujya mu masengesho cyane, ari kuba ari hano mu rugo. Rero iminsi Kayiri yaramaze aza kwisirisimbya mu rugo, ari gusaba imbabazi, ngaho yaje yasinze, ngaho yaje ari muzima. Rero niba yahuye na Mary bakaganira ibiki ntabwo bizi. Mama yahise adesida ko ari we mukazana ashaka n'urugo atagishaka Murakoze. Mary wawe na Kayiri bahuye bate? Baraziranye se cyangwa? Urumva yigeze kuza mu rugo baravuga ngo yarankundaga n'icyo ari kwiza azasanga mama arahari. Rero mama niba yashyize ku munzani akareba agasanga ko Kayiri ari we sawa kuruta Monalisa, simbizi. Sinzi nyine ibintu Kayiri yamushyizemo bituma ahita nyine amuhinduriza nyine ubwonko. Navuga ko yamuhindurira ubwonko kuko yakundaga Monalisa, ari kudushyigikira ibintu by'uko bigeze kure, ariko byose imvura yabinyagiye. None se mbwira, iyo bahuye, iyo we na Monalisa, mama wawe na Monalisa iyo bari kumwe bimeze bite?
mu minsi ya mbere byari sawa no ndavuga ubu se nyine mwari guca hano undi agaca n'undi agaca nanjye biri kunshanga kandi ikindi gutekereza nshobora kuba umuntu arisa namuteye umutenda ko ntacyo bitwara umuntu wese asa n'umukunda bro turi abantu bakuru mani ntabwo twebwe gutera inda umukobwa ukunda nawe ugukunda ntabwo ari ikibazo keretse niba kirimo bya bibazo bya wa mutipe ahubwo se we bigeze wa mutipe urebye ntabwo akimpangayikishije cyane natangiye no kumugirira impuhwe nanicuza impamvu namushyize muri ya muti utuma adakira vuba bitewe nyine n'urukundo umuntu arisa yanyereza kandi nari narabikubujije ni amezi 2 gusa araba yatangiye kureba wenda ubu ntabwo ari kubona ariko uko umuti uri ugenda umushiramo arahita nyine areba vuba vuba nyine wenda iyo ntawe umushyiramo sava ubu yari kuba ameze neza ariko nyine byarabaye byararangiye bro reka nkugire inama rero uri umuntu w'umugabo ugomba gufata umwanzuro muzima man nta kibuze ufite amafaranga umeze neza why not tutashaka inzu yawe wowe na Monalisa even n'uwo mupeti mwamukenera mukamutwara mukibanira mwenye man ukagikora gahunda zawe nta muntu n'umwe uguhagaze hejuru Birasa uriya musore namwizera nkamutwara ça dépend ni wowe mbwiye ngo watangiye kumugirira impuhwe urabona ukeneye kubyitaho neza niba ubona yuko we na Monalisa nta kintu kirimo hagati yabo bamutwara inama ni sawa kandi tujya ahantu twisanzuye ntanakomeza nawe urumva niyo ibaye itagiye warabishizemo wowe abagwereka so akira konake rero ngiye kuba ndi hano nganira n'abantu sibyo nananywamo kamwe ubwo nizere ko utari bumwe kujya ubwo nyine ntabwo ndi bumwe icupa ryanjye urarimbujije ndakuziritse ntari binzagusengerera muri weekend nzakuzireka nuse wowe kugiye kugenda ngewe ndi muri ibi bibazo n'ubundi kandi rati n'ubundi ntugire ngo ndasiga amakinguye ndasiga ngo ukingiranye ma urashaka kunyingirana n'ubundi uransiga mu nzu n'ubundi ukinze ma wambabarira kuko nkajya byibura no kureba hariya ku cyuma bacuruza inshyushyu mama wambabarira ufite imyaka ingahe imyaka yo ntabwo ihagije si y'ubukure niyo bukure mama hanyuma nyine namaze kumenya ubwenge rega nta n'umuntu nabwira nk'ubu hari igihe mba numva nshaka nk'agasambusa agasosiso ndaza nzanye ifarini sosiso ndazishaka nzigure nzizana ahangaha nta kintu uzamburana mfite amafaranga ahagije yo kudutunga ahangaha ariko ibintu byo kuvuga ngo urajya ku muhanda ngo urajya kugira gute ngo gukoresha inzara ngo gukoresha imisatsi umuntu ugusuka nta gusuka neza ugukora inzara ntazikora neza njye urana ataransize ntabwo bimeze neza hasoni nuzimana nubwo narambura n'amaguru rega ngiye kuzaba ikimuga n'ukuru ubu uri bunsiga mu nzu ukinze ko kugende rati ni njye wakubyaye ntabwo wabyaye wambabarira nanjye nkajyanze ko rati haguruka 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 ndakubabariye ntuzongere gucumura haguruka urambabariye ndajya hanze mama ntuzongere gucumura ko n'ubu uracyancumura narakubwiye ngo ibintu ndimo ni inyungu zawe ariko mbivugira ukabyinjiriza hano bigasohokera ahangaha mama ukuri ndabyumva ariko ndumva nshaka kureba hanze reka noneho tuvugane neza utarira unteze amatwi yombi nkubwire ihangane ngira ngo wanyumvise mvugana navuga ntiwamubonye ibyo twavuganye ntabwo wabyumvise wabyumvise wumvise byerekeza he birerekeza ahantu heza mama ko imipangu yawe sitagipfa ngaho utegereza rero twiha amezi make rwose rati nzakure kugenda nushaka uzarare ariko mbabarira utanyikira ingamba ubu ugiye kongera kunyingirana mba mwana wanjye reka kubwire sheri wanjye umukobwa mwiza umva barate urabizi ndagukunda
ndawukunda kandi ibintu byose mba ndimo nongere mbisubiremo ni inyungu zawe. Nyihanganira igihe gito, ujye uryama, ujye kuri interinete, nushaka usome ibitabo, nuruhu usinzire, reka iki gihe twihaye kirangire. Ntabwo uzi se ko nanjye nkunda kugenda, ubuse ko nabiretse. Reka turangize ibibazo, sibyo mwana wanjye? Imbavu ziba ziri kundya kubera kuryama cyane. Oya, aho muri hangane, reka turi ku rugamba, kandi iyo umuntu ari ku rugamba agomba gucukura indaki akazijyamo. Ubu hano turi mu ndaki, tuzavamo duserebura urugamba rurangiye. Wa mwana we, urashaka kujya mu ndaki? Ucuruza ibiraha mama. Ibiraha ndagura ifarine, ndabigukorera bize ko tuzi kubyikorera. Mbabarira Latifa, wishaka kuva mu ndaki umwanzi arimo guturasa. Mbabarira mwana wanjye, tanteze ibibazo. Ariko se ko uri ufite imyaka ihagije, uri mukuru, waneze amatwi ukanyuma. Mwana ukuri ndagukunda kandi ndakumva. Urakoze kuba unkunda kandi unyumvise, maze ibyo mu nzu wiryamire. Ndasiga nkinze, ndasiga nkinze. Njya gushyira ingufu. Ndakinga, ndagaruka nze ngukingurire tugumane aha ngaha, sibyo? Reka njye kurangiza ibibazo byawe, reka ngende njye kureba Karine muzibishe, muhe gasopo ya nyuma atuvire mu buzima. Oya wirira, oya beshavura, Imana irakoze, wanyuze mu buzima bubabaje, Imana irakoze, Imana irakoze, byose